ejo hafashwe ibipimo 1,081 ahubwo kuva gupima byatangira hamaze gufatwa 150,857. iyi ndwara imaze guhitana abanyarwanda batatu kuva yagera mu Rwanda. abaturarwanda barasabwa gukomeza kwitwararika ndetse no kubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. amabwiriza arimo gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwambara agapfukamunwa aho umuntu ari hose hahurira abantu benshi, kwirinda kwegerana igihe abantu bari ahantu ari benshi, ndetse no kwirinda ingendo zitari ngombwa. hari n'ibice bimwe na bimwe byashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo, by'umwihariko hari imidugudu imwe yo mu karere ka Nyarugenge ndetse na Kicukiro ndetse n'imwe mu mirenge yo mu karere ka Rusizi. hari abaturage batubwiye ko bishimira ibyiciro by'ubudehe bivuguruye bitazongera gushingira kuri serivisi zimwe na zimwe kugira ngo abantu bajye mu cyiciro runaka cyangwa se bagire ibyo bahabwa, kandi ngo bizorohereza abaturage kuva mu cyiciro kimwe bajya mu kindi binyuze mu mihigo, bitabasabye kujurira cyangwa se gufata igihe kinini. ibyiciro by'ubudehe biherutse guhindurirwa amazina, ubu ngubu bikazajya byitwa amazina hakurikijwe inyuguti zikoreshwa mu kwandika, bikaba kandi ari 5 mu gihe mbere byari 4. reka inkuru tubaze Jean Paul Turatsinze. barakubwira tuhite mu cyiciro. aba baturage bavuga ko zimwe mu mbogamizi bahuraga nazo mu byiciro by'ubudehe byagenderwaho kuva mu mwaka w'2015 ari uko byatumaga hari ababura amahirwe yo kubona zimwe muri serivisi bitewe n'icyiciro umuturage yashyizwemo. gusa ubu bemeza ko ibyiciro by'ubudehe bishya bivuguruye bigizwe n'inyuguti kuva kuri A kugeza kuri E bije ari igisubizo. inyungu ni uko tuzajya tugerageza guhiga imihigo kandi tukarwana no kugira ngo tuyese, kugira ngo tuzimuke mu cyiciro tuva mu kindi tujye mu kindi kisumbuyeho. watsindisha umwana ngo niba utari mu cyiciro cya mbere ngo nagazajya kwiga kugira ngo yenda abone buruse kujya kwiga hanze, bikaba ibibazo. ubwo rero ubu ngubu byaroroshye rwose nta kibazo. twabyakiriye neza kuko ubundi ubusanzwe bari badushize mu byiciro bitadukwiriye. twumva ko bazaduhindura baba bashyize mu byiciro batabikwiriye, bazabashyira mu byiciro bibakwiriye. ibyiciro bishya by'ubudehe 5 biri mu nyuguti. icya A mu mujyi no mu cyaro kirimo imiryango aho umuyobozi w'urugo cyangwa uwo bashakanye afite ubushobozi bwo guhitamo uburyo bw'imibereho ashingiye ku mitungo afite nk'ibinyabiziga cyangwa bimwinjiriza amafaranga kuva ku 600 kuzamura. umuturage wo mu mujyi afite ubutaka burenze hegitari 1, mu gihe uwo mu cyaro afite ubutaka burenze hegitari 10. aba kandi bazaba bafite amatungo maremare n'amagufi ashobora kubinjiriza amafaranga 600 kuzamura buri kwezi. mu cyiciro cy'ubudehe cya B umuyobozi w'urugo cyangwa uwo bashakanye afite ubushobozi buhagije n'ibikorwa byinjiza umutungo kandi ashobora kubona ibikenerwa n'abagize umuryango bose, kandi binjiza amafaranga ari hagati y'65 kugera kuri 600. mu mujyi azaba afite ubutaka bungana cyangwa burenga metero kare 300 ariko butageze kuri hegitari 1, mu gihe mu gice cy'icyaro azaba afite ubutaka kuva kuri hegitari 1 kugera kuri hegitari 10. icyiciro cy'ubudehe cya C ni urugo rurimo abantu bafite ubushobozi bwo gukora ariko bafite amatungo adahagije ku buryo babona ibyo bakeneye mu mibereho yabo, binjiza amafaranga ari hagati y'45 kugera kuri 65 buri kwezi. mu mujyi agomba kuba afite ubutaka buri hagati ya metero kare 100 ariko butarengeje metero kare 300, mu gihe mu cyaro azaba afite ubutaka bungana n'igice cya hegitari ariko butarenze hegitari 1. icyiciro cy'ubudehe cya D kibarizwamo urugo rurimo abantu bafite ubushobozi buke bwo gukora kandi nta mitungo bafite ku buryo babona ibyo bakeneye mu mibereho yabo. ni urugo rwinjiza amafaranga atarenga 45,000 buri kwezi ndetse runafite imitungo ishobora kurwinjiriza aya mafaranga. mu mujyi umwe mu bashakanye afite ubutaka buri munsi ya metero kare 100 cyangwa ntabwo afite. mu cyaro ho azaba afite ubutaka buri munsi y'igice cya hegitari cyangwa ntabwo afite. icyiciro cy'ubudehe giheruka ni icyihariye cya E, kigizwe n'ingo zirimo abantu badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bafite cyangwa se kubera ubumuga bukabije, indwara idakira kandi nta mitungo bafite, nta handi bakura ibyo bakeneye mu mibereho yabo, yaba mu cyaro cyangwa mu mujyi. aha kandi uyoboye urugo ashobora kuba ari hejuru y'imyaka 65 cyangwa umwana uri munsi y'imyaka 18. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shyaka Anastase asaba inzego z'ibanze kuzashishoza mu kubahiriza aya mabwiriza azagenderwaho mu gushyira abaturage muri ibi byiciro by'ubudehe. tubanze dusobanurira abantu bumva ibi byiciro n'akamaro kabyo nuko tugiye kubikora n'impamvu z'uko tudakwiye guhindura amakuru ngo tuyagire atariyo kandi nyamara ishusho
ishusho yigaragaza, tutange amakuru uko ameze. Ikindi tuzakoresha abajyaga inzego z'ibanze bajyaga bagira uko bayobyayobya, babiterwaga n'uko bari bafite uburyo ashobora gushyira abantu mu byiciro ariko nta kimusaba kugaragaza nko ku rugi ngo agaragaza abaturage afite bari mu bihe byiciro. Ubu rero tuzajya twifuza ko biba biri aho bigaragara ku buryo n'umuntu wese yaza akabibona. Nujya mu mudugudu ntuyemo bagasanga banshyize mu cyiciro cy'abahabwa shisha kibondo, ukamenya ko nta bana bato mfite, ukamenya ko ntanayikeneye, umuntu wese akaba yabibona, nawe umuyobozi akabibazwa, ariko nanjye wagiye kubitekinika icyo gihe bikaba byamenyekana bikangiraho ingaruka. Ikijyanye no gukorera mu mucyo tuzagishyiramo imbaraga cyane, tuzagishyiramo imbaraga, kandi abanyarwanda n'ubundi ubwangamugayo barabikunda. Mbere y'uko abaturage bashyirwa mu byiciro bishya bikorewe mu masibo, bazabanza kubisobanurirwa mu gihe cy'amezi 6. Mu gihe ibi byiciro by'ubudehe bitaratangira gukoreshwa, abaturage barakomeza kwifashisha ibyari bisanzwe. Jean Paul Turatsinze, Radio Rwanda, i Kigali.